Hello guys, nizere ko umeze neza udukurikira impande zitandukanye z'igihugu, ikaze kuri Ndigi Impaya. Muririmbyi yamenyekanye hano mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, ariwe Uwiringiye Imana Theogene cyangwa Theo bose babireba, uherutse kugaragara afite agahinda ko aremerewe n'uburwayi bw'umugore we urembye cyane kandi ubushobozi bukaba bwari bumaze kumubana bukeya. Theo bose babireba yavuze ko hari bamwe mu bagira neza batangiye kugira icyo baba bamufasha, barimo abafite amazina agiye akomeye hano iwacu mu Rwanda. Mu minsi yashize nibwo hagaragaye amashusho y'uyu muhanzi arimo ararira ayo kwarika asaba ubufasha, avuga ko umugore we arembye cyane kandi ubushobozi bumaze kumubana bukeya cyane. Theo bose babireba yavuze ko umugore afite uburwayi bw'impyiko amaranye iminsi, avuga ko aho bigeze ubushobozi burimo kumubana bukeya. Gusa hari benshi babyumvishe bamwiryaho ndetse bavugana ko ari murore. Gusa Theo bose babireba bavuga ko nta bundi buryo afite bwo gutabariza umugore we usibye gukora ikiganiro agasaba ubufasha, akareba ko hari icyo bamufasha. Gusa hari benshi bumvise amarira ya Theo bose babireba bibakora ku mutima ndetse biyemeza kuba bamufasha. Theo bose babireba arimo arashimira buri umwe wese wamufashije. Theo bose babireba bavuga ko hari abaketse ko atihagararaho, gusa siko bimeze. Yavuze ko ari uko yari amaze kubona nta bundi buryo yabikoramo, aba yari afite inshuti ze za hafi zari zamufashije, abona nta bundi buryo afite bwo kubikoramo. Hari abaketse ko Theo bose babireba batihagararaho cyangwa ibintu bye byose bishyira hanze, gusa siko biri. Theo bose babireba bavuze ko aho byari bigeze byari bimugoye kuko yabonaga naceceka umugore we bwamuce mu ntoki. Gusa hari abagira neza bamwe na bamwe bagiye bagira icyo bamufasha. Theo bose babireba barimo gushimira by'umwihariko Mutesi Scovia wagize icyo amufasha, avuga ko Scovia ni umuntu mwiza arenze n'abapasiteri baziranye, kuko Scovia yamufashije ku buryo butandukanye. Yabukoze ikiganiro ndetse amushakira ubufasha ahantu henshi hagiye hatandukanye. Theo bose babireba bavuga ko mu bantu bose bari baziranye umuntu wamutunguye ari Mutesi Scovia. Mutesi Scovia yamufashije batari basanzwe baziranye ndetse nta naho bigeze bahurira. Theo bose babireba bavuga ko hari benshi cyane bakoranye umurimo w'Imana batigeze bamugeraho cyangwa bagira icyo bamufasha kandi bazi ikibazo arimo. Gusa hari na benshi bari bamufashije, gusa abona ataguma abaturaho ibibazo bye. Aravuga ati reka akore ikiganiro ariko yaza ko basi yabona abantu bagira icyo bamufasha, kuko amafaranga yasabwaga yari menshi. Abana ku ishuri bari bakeneye amafaranga, umugore kwa muganga akeneye amafaranga yo kujyana kwivuza. Theo bose babireba barashimira buri umwe wese wagize icyo yaba yamufasha, ndetse n'umwe waba waragize icyo yakora ku kibazo yari afite, abamuteye inkunga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Theo bose babireba bavuga ko gusa ikibazo cye nta muntu w'umuyobozi yigeze akibwira, yabibwiye abaturage bagenzi be ndetse n'abo bakoranye umurimo wo guhimbaza Imana, ariko hari abataramwumvishe ndetse bakeka ko yaba yasaze cyangwa ari kwishyira hanze. Hari benshi bavuga ko, gusa Theo bose babireba avuga ko hari benshi bumvishe ikibazo cye bakajya bavuga ko Theo bose babireba arimo arabeshya ndetse ko umugore atanarwaye. Gusa nibyo, umugore wa Theo bose babireba ararwaye kandi ararembye. Niba ufite icyo wamufasha, yaba amasengesho, inkunga yawe irakenewe. Uri kureba iki kiganiro ndagushimiye aho twabanye, uri kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe. Ndagusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube, ugakora share ndetse na comment, biraba bihagije.